ariko ntaho nsigaye mubimenye ko ntaho nsigaye niba inkingi zimpagukaho ndi umusaza nari mbonye inkingi zinshikira bashiki banje nabo ari abakecuru nabo bararushene kuko nabapfakazi gusa nije baba bareba none nabari bari kufasha inkingi zanje zimpagutseho. Nabuze umutware wanje biragoye kugira icyo mvuga, kubura umutware ukabura n'umwana ibintu bigoye cyane. Umutware wanje twari tumaranye imyaka igiye kuba 10. Muri icyo gihe cyose hari umugabo ukunda Imana, ukunda abantu, yagiraga umuntu yumva bagira icyo bapfa. Mbese umugabo wanjye nta kibi namubonyeho muri icyo gihe cyose tubaranye. Imana imuhe iruhuko ridashira. Umutware wanjye agiye ntamusezeyeho, agiye ntari nkimukunze, yavuye mu rugo ajya gusenga, agenda mu gitondo abyuka ambwira ngo tujye gusenga, ndamubwira nta mbaraga mfite, nuko yagiye mbabajwe nuko ntajyanye nawe ngo tugendane wenda tuvugane amagambo ya nyuma. Honore yarabyutse mu gitondo abyuka ambaza mama ntabwo tujya gusenga, ndavuga ngo ya nta mbaraga mfite, ateka tugende bayi turagusanga hano. Nuko Honore yagiye nuko twatandukanye. Honore yari umwana ukunda ishuri, yakundaga abantu, yakundaga gusetsa, yahoraga yishimye. Umwana wanjye nawe Imana imuhe iruhuko ridashira. Kimbabaje nuko wagiye ntabasezeyeho. Icyo mvuga kuri umuhungu wanjye nagize iki, namubyara umwana mwiza witonda ubana n'abandi neza. Ararwara nshaka kumubura akiri mutoya, ndamurwaza aroroherwa, ariko arembye ari ku gitanda namwifujeho ikintu kimwe. Navuze ko agiye kunshika nta rugo wenda nyeretse n'ibigwi bye. Imana irabikora, asize urugo, ajyanye n'umwana we, asize undi. Ibyo ndabishimira Imana ko yabikoze, naho yabaye abanye n'abandi neza, nta kibi muziho, nta n'icyo namushinja, yaba yarangiriye nabi. Icyo mwifuriza aruhukire mu mahoro, Imana imwakire mu bana. N'umukuru wanjye rwose ajyanye na se, nawe akiri umwana mutoya. Imana ibakire mu bayo ku munsi muzuko nzababona, azukane na se, nongere mbakubita amaso, n'urugo asize twese tuzahure mu bwami bwo mu ijuru. Ngo nayigize iki? Emmanuel nkuko mbibabwiye ni umusaza wanjye unkurikira angwa mu ntege, ariko twari inshuti cyane kuko byavuye ku rwego rwo kuba ari musaza wanjye ahubwo aba inshuti yanjye. Twafatanyaga mu buzima busanzwe bwa buri munsi, tukareba ibibazo biri mu rugo, tukareba ukuntu twabyeroganiza, tukabishyira ku murongo. Ni ukuvuga ngo nayigize iki? Ari kwiga mu mwaka wa 3 segonderi, yararwaye cyane, yagize uburwayi bwo mu nda, ararwara cyane ku buryo yarangije segonderi iriya myaka 3 yose arwaye. Nta cyizere twari dufite yuko azakira ubwo burwayi. Yabazwe inshuro 3, nyuma yo kubarwa aba pararize. Nta cyizere twari dufite yuko ashobora gukira, ariko ikintu namwigiyeho gikomeye ni uko muri ibyo bihe byose yahuye nabyo by'ubwo burwayi byamufashije kurushaho kunoza isano agomba kugirana n'Imana. Biba ngombwa yuko yegerana n'Imana, ayikomezaho. Noneho ibyo twatekerezaga ko bidashoboka ko yakira, tubona arakize, abaye muzima. Noneho bari baravuze yuko atazashobora gushaka umugore ngo abyare bitewe n'ubwo burwayi yahuye nabwo. Nacyo urumva cyari igikomere mu muryango, ariko igihe cyarageze arashaka, arabyara. Nubwo umwana we w'imfura ajyanye nawe, ariko adusigiye undi. Noneho muri icyo gihe yari arwaye, kubera ko mama yari umukecuru adashoboye kumwitaho,
naramufashe mushiri wanjye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nitwe twamurwazaga tukamwitaho kugeza akize. Amaze gukira noneho rero yahise afata umwanzuro wo kwiyegurira Imana biruseho. Afata n'umwanzuro yuko agiye kuva mu ishuri akaba umubwirishabutumwa ibitabo. Igihe kiragera abantu bamugira inama baramubwira ati nibyo gukorera Imana, ariko ntago ahubwo yari mu mwaka wa 5, ntago wafata umwanzuro wo kuva mu ishuri, ahubwo akomeza ishuri kandi n'Imana ntuzagenze gute, ntuzayireke. Ubwo byabaye ngombwa yuko akomeza kwiga ndetse n'Imana bakomeza komatana nawe. Igihe kiragera arashaka. Ubwo reka tugere noneho ejo bundi mu mapfa ye apfuye. Ubwo niho nari ndi mu rugo, twe tuvuye ku rusengero, twari dufite amavuna tuyashoje, tuvuye ku rusengero tugeze mu rugo, hari umugabo wahoze iwacu ari umuyobozi w'itorero ariko wimukiye inaha usengera hara kuri Eglise Mere. Ubwo niho yampamagaye arambwira ati ngiye kukubwira inkuru ibabaje ariko ntucike umugongo. Arangije aravuga ati abavandimwe bawe bakoze impanuka bavuye mu mubiri, mubaza abari bo. Ambwira Nayigizwe Emmanuel, ambwira Tuyiringire Marite n'abana be 3 na Nayigizwe Emmanuel n'umwana w'umwe. Byari bigoye kubyakira, namwe murabyumva, nameze nk'uguye muri koma. Ariko igihe kigeze, hari amigisho duherutse kwiga avuga yuko nta bintu bitubaho ngana ndakomera. Ariko kandi koko umubyeyi wanjye nahise nohereza y'umuntu wo kujya kumureba, bitewe yuko nari nzi intege nkeze, mbategeka ko bamufungiranye mu cyumba. Bamufungiranyije mu cyumba burinda buca. Ubwo ngiye buraca mu gitondo njya kumufata, turaza nta kibazo mfite, tuba ahangaha. Ariko ikintu cyaje kuba mu mugoroba w'ejo, nasohotse hano ku rembo, ngiye kwinjira mu nzu nsanga bamanitse iyi foto ahangaha. Ubwo nibwo yongeye kungaruka mu bitekerezo, ndaturika ndarira. Ariko igihe kigeze nabwo ndiyakira. Ikindi kintu rero ikintu navuga kuri Nayigizwe, ni ikintu umuntu wari wese yavuga mu muryango ndetse n'umwana w'uruhinja yabivuga. Nayigizwe yari yimere nk'umuntu w'umwana w'uruhinja mu by'umwuka. Matiku yo mu muryango, ucagagurane iki, ibyo bintu byose ntabyiyagegamo. Ikindi cya kabiri, ni umuntu nanamwigiyeho ariko ntago ndagishyikira. Icyo kintu cya kabiri cyo nakimwigiyeho ariko ntago ndagishyikira, ariko ndi gusaba kugira ngo Imana izanshoboze kugishyikira. Ni umuntu wagerwagaho n'ibigeragezo by'impurirane ariko ntacike urutege, ntacogore, akumva yuko ari kumwe n'Imana, kandi bya bintu byose akamenya ukuntu abyitwaramo, akabona ukuntu akamenya ukuntu aritwara. Ubwo rero nta kindi navuga, gusa ntago bitunguye Imana, ibintu ntago bitunguye Imana. Nzi neza yuko mu gitondo cy'umuzuko, nubwo twebwe turi abantu tureba ibigaragara, Imana ikareba ibiri ku mutima, ariko nzi neza yuko mu gitondo cy'umuzuko tuzamubona. Ni ukuvuga ngo uyu mwana Honore, hari akantu kamwe kanyeretse uburyo ki uyu mwana ari umunyabwenge. Ni ukuvuga ngo twari twakoze inama y'umuryango duhuriye kwa nyogokuru. Uyu mwana nawe araza kuko twari umuryango twese n'abuzukuru bagomba kuza. Noneho umwana twamuturukije ku ruhande turi kumwereka buri muntu wese, vuga uyu ninde ntabwo muzi, vuga uyu ninde ntabwo muzi. Tumugejeje kuri nyirakuru aramwitegereza, aravuga ati ariko uyu muntu nubwo ntamuzi, ati ni mama wa papa. Ikindi cya kabiri navuga kuri Honore, uyu mwana ni umuziranenge. Wenda bakuru bo nubwo turi kubatangira ubuhamya, turamurera, ntawe yatutse, ntawe yagiriye nera. Ni umwana wa murumuna wanjye, ndi nyina wabo, nitwa Simbahaze Elina. Ubwo rero uyu mwana twarabanye, turamurera, ntawe yatutse, ntawe yagiriye nabi. Hari agatotsi kajemo arazerera muri twe ba nyina wabo twese, ari gusaba imbabazi. Uyu mwana nta cyaha yigeze agira,
Imana imuhiruko imwakire mu bayo. Kimwami wanjye Imana imuhiruko ridashira. Muri iyi minsi mama yarwariye aha ngaha niyo bamujyanaga kwa muganga agenda amusindagiza, none Imana yamwishubije. Imuhiruko ridashira, mwakire mu bayo, ntakindi narenzaho. Uyu nayigize icyo Emmanuel yari musaza wanjye kwa mama wacu, bamvukiye mu maso narabahetse najyaga kwa mama wacu bakubagana nkabakubita, umwana yaba yakoze ikosa akemera ko yakoze ikosa. Nta byinshi umuntu yabona byo kuvuga ko byabaye, twabuze icyo twavuga pe. Gusa icyo umuntu yabasabira abantu bahuye ni twavuga ko ari inkuba y'abakubise. Imana ibakire mu bayo. Nayigize iki rero? Nta bintu byinshi ndi bimuvugiye kuko ibyinshi babivuze. Icya mbere ndi buvuge nuko ari musaza wanjye nkurikira, mugwa mu ntege. Twakuze ari umwana mwiza ukunda gusabana, dusabana, ari umwana ukunda kwitangira umuryango. Turakura bigera igihe aza hano i Gisenyi, dusigara mu cyaro tuje gushakisha ubuzima, ariko dukomeza kubana nk'abavandimwe. Yari umwana mwiza ukunda gusenga, ukunda kwita ku bantu bavukana ndetse n'umubyeyi we. Igihe carageze nanjye naje gushakira mu Gakenke, yaje mu bukwe bwanje, ijambo ntazibagirwa yarambwiye ati nta nkunga y'amafaranga mfite yo kuguha, ati inkunga mfite, ati ngiye kugutura indirimbo ivuga ngo urugo ni ijuru rito, ati kandi ujye ukunda gusenga cyane kuko amasengesho niyo azakubakira, ntabwo inkunga y'amafaranga ariyo izakubakira. Ngeze kuri uyu mwana Honore, mfite umukobwa w'imfura ufite imyaka 8, bavutse mu cyumweru kimwe. Ndibuka mama duhamagara ari kuvuga ati mfite n'undi mukuru wanjye nawe ufite umwana, bose bavukiye mu cyumweru kimwe ari 3. Mama ari kumpamagara ari kuvuga ati ko mwabyaye muri 3 ubu nzabahemba gute? Bakimara kumbwira ko Honore yitabye Imana rero, nahise mpindukiza amaso ndeba umukobwa wanjye w'imfura. Nibwo nahise mvuga nti Imana, uyu mwana n'umuziranenge musanishije n'umwana wanjye bangana, gusa we na se kuko bakunda gusenga. Imana ibahe iruhuko ridashira, nta kindi navuga. Nayigize iki Emmanuel ni murama wanjye, babanye ndi umwana kugeza nkuze, nta hantu na hamwe muzi yigeze akora nabi. Yakundaga gusenga, nta mutima mubi yagiraga. Nizera ko ahantu yagiye ntabwo yapfuye ahubwo yasinziriye. Imana imwakire. Honore yabaze ari inshuti yanjye cyane, w'abantu benshi niyo mbabwira ko ari umwana wanjye, ariko Imana ntabwo yemeye ko tugumana. Bakire umunsi w'umuzuko tuzabashe kuzabonana nabo. Imana ibakire, ubwo Kristo azagaruka akazasanga natwe twiteguye, tuzabashe guhura nabo mu bwami bwo mu ijuru. Ntabwo biba byoroshye kubona icyo umuntu yavuga, sinzi naho njye nahera kugira ngo ngire icyo mvuga muri uyu mwanya. Kubera ko iri teraniro ryabaye ryo kuduhumuriza nk'umuryango, ngo tugire ihumure muri Yesu Kristo. Abayobozi bakaba badusuye ngo baduhumurize,
katwihangane tugire ibyo tuvuga bikeye ariko ubwo abamanjirije bavugaga uretse aba wenda ba online ariya muhungu wabanje witwa Tuganiyose Manuel urana umwuzukuru wanje kuko ni mwishwa wa Manuel nayigize ikinyene ari nura mukobwa wanje batanzu nyirondoro nayigize iki gatanu ubuhamya urana umukobwa wanje mukuru ari nura mushiki wanje n'umwegeze nyuma akarira ariko yari yihanganye uramu witwa Ziripa nabavuze ubuhamya uretse abantu online nibajije ndi nanjye ndihangana ningere imbere y'iriteraniro ko wabona ndarira ndashobora kwihana nabyibajijeho uriya mushiki wanjye yavuze ati ntabwo twaje guca intege singiye guca intege ntabwo ntirira jambo ko rinkomeza nanjye ne guca intege kuko hano ntabwo twaje guca intege ariko sari kwihangana birashoboka kugira ngo nihangane ntaza kugira iki kirogo imbere yanyu reka ngerageze kuvuga make ndavuga make hari mene nkuru guhuza ibyo benshi bavuze cyangwa uri kubisongera ko n'undi byinshi byavuzwe abenshi mumaze ari ababara batanze ubuhamya online mutabonye amashusho mutabonye physical nk'uko muri kutubona duhagaze mahari mbaye wa kane bari bahagaze ashaka niba ntoro gatanu bamaze kubanyura abandi mwabonye ni amajwi mwumvise ntabwo nari mbari mu gitondo babafata amajwi nanjye mbibonye bona ukuntu batanze ubwo buhamya nsanga ni bashiki banjye nabishwa banjye n'abavugana n'abavandimwe bakeya umuryango wanjye cyangwa se wacu ndawita uwanje bari abashiki banjye abakiriho n'abatariho navukanye nabo ndi umuhungu njyenyine bari abakobwa gusa hari abasinziriye ariko abandi barahari aho twaturutse nihuse cyane uyu mujyi nawe uje mu nyuma y'intambara nanjye ubwanjye twabanaga iwacu mu giturage tubaho mu buzima busanzwe ariko njye nkora imirimo y'ubucuruzi n'ubundi nukuvuga ngo Uwiteka Imana komera yashoboye kumpa akazi kurenza abashiki banjye irantungisha kubarenza biba ngombwa ko mbaho mu buzima bwo kubana nabo hafi yabo na mbere y'intambara hose ntago bagize amahirwe yo kuba kimwe zigende neza kuko benshi bapfakaye ari batoye abenshi muri bo n'ubu ngubu baraboswe mwababonye n'abapfakazi wenda umburetse umukecuru umwe usigaranye umusaza nawe umukecuru wacu umukobwa wacu umukecuru umukobwa umwe mukuru niwe usigaranye n'umusaza bari kumwe ariko abandi bose n'abapfakazi gupfakara rero kubera ko bagize ibibazo by'ubupfakazi ntibabigire bakagira imibereho imfubyi mu zimere bibaho abana babo nabafashije kubarera ariko hari ibyo Imana yemera ko bibaho kubera impamvu tukanatangara ko kukibira bigenze kuri Imana yemeye ko bibaho yemera ko bibaho kubera impamvu nje nka mwere muntu ntamenya kubera ubunyacyaha bwanjye umubiri wanjye wacumuye ntabwo wamenya ibyo bintu erega buryo se kwemera Yesu nk'umucunguzi wacu wadupfire ku musaraba mwene muntu nta kibatakora mu ndembya ni mama tubyariye turi abanyabyaha ruharwa tuba abanyabyaha by'ukuri iyo twanze kwakira Yesu nk'umucunguzi wacu kuko yari bambwe ku bwacu ntabwo n'ubwiriza butumwa barahari bari babwira nubwo nanjye ndiwe ariko ntabwo uyu mwanya si uwanjye ko nabwiye ko nagiye no muri pansiyo rero nayigize iki Emmanuel kariya kana ke twari tumaze kuvugana mu iyo saha dusohotse mu rusengero turavugana nk'abajije ibibazo bitarenze bibiri ariko bisubiza nk'umuntu mukuru abana ari kwa mwana tuzifite umwana w'umunyabwenge ahangaha inkuru y'urupfu rwabo rero inkuru mbumva ntago mfite icyo mbivuga nubwo sinzi manza sinzi n'umusinzi uko Imana ifashe ngo nihangane kuko ntabwo mfite icyo mvuga muri ubuhamya byaba bw'uyu mwana nayigize iki n'umufasha we ni rero ihari yasize hariya n'umwana ni rasigaye ahetse iyo baba nagiye wenda gusengera umudamu yari yasengeye mu rugero yasigaye n'ahangaha hari yananiwe nibyo ni kuvuga uwo nawe yarazanye na mukuru we bwo ni mukuru uko ni Marite buriya nyina wa Marite uraho haruguru nababwiye ko ankurikira ariko nyina wa nayigize iki wenda mukurikira ndi hagati y'abo bakobwa bombi
nuko tumeze umwe ndamukurikira undi akankurikira nabo rero ni ibyene nyine bari batanyine batiye mu modoka y'uriya mukuru wenyine Marite bataje ariko wavuga ngo biriya bintu byabaye sinzi umva iramvugo rero dukunda gukoresha ntabwo ariyo ndakoresha Imana ifashe sinyikoresha burya Satani araduhenda ubwenge akadushuka ngo Imana imutuza heza ngo mwakire mubayo ijambo ry'Imana rirasobanutse ntabwo rije ryibesha upfuye ntacyo abakizi ategereza umunsi w'umuzuko niho dutegereje rero Yesu nagaruka tugakora ibyiza tukakira Yesu nk'umucunguzi wacu tuzabona bariya abana bacu baducitse ariko ntaho nsigaye mubimenye ko ntaho nsigaye niba inkingi zimpagukaho ndi umusaza nari mbonye inkingi zinshikira bashiki banye nabo ari abakecuru nabo bararushene kuko ni abapfakazi gusa nije baba bareba none nabari bari gufasha inkingi zanjye zimpagutseho ntaho nsigaye ariko nsigaranye Imana yo mu ijuru izina ry'Imana rihimbazwe.